Mwiriwe, umunsi ni kwa gatatu turi ku munsi wa 39 wa challenge yacu. Nizere yuko mumeze neza. Ngewe kwa gatatu ubundi mafite séance ebyiri za sport. Iya mu gitondo isanzwe, ariko hari n'abadamu bo ku ishuri aho abana banjye biga tugira sport isaha imwe buri gihe kwa gatatu ni mugoroba saa 10. Ubu niho nerekeje. Nizere yuko kabisa iminsi 40 turi kuyinjiranamo twese challenge imeze neza. Amazi nyamuneka mujye mwibuka kuyanywa, no gufata ibiro byawe ukagabanya inshuro, ukafata ibiro byawe ukagabanya 30, igisubizo ubonye akaba ariyo mazi unywa muri litiro. Ubwo nufite ibiro 90 ubwo unywa litiro 3. Ariko ubundi ukora sport wongera ahandi, ariko ntacyo unywa izo litiro, ntacyo, ibindi tuzabireba nyuma. Dukomeze rero twikunde, tugume muri gahunda challenge tuyigumemo iminsi 40 ejo tuzayifunga kabisa. Sawa sawa.